ngiye kubabwira inkuru y'ukuntu narongowe n'umuzamu wanjye nasinze hari saa sita za nijoro cyangwa saa saba, noneho njya hanze ngiye kunyara, ariko mu by'ukuri nari nasinze pe, nasinze ariko kumwe umuntu aba yasinze yarangiye. Nuko ngeze hanze ngiye kwihagarika, umuzamu wanjye yarari aho ngaho kuri geti aba arambonye. Uko nagasutara ngiye kunyara, kubera ko wagusinda umuntu hagata nyine kiribure, naraguye wese ndambarara hasi, kandi mu by'ukuri nari nambaye agakanzu ko kurarana konyine, nta n'ikariso yari irimo mo imbere. Mba ndasutaraye rero aho ngaho, mba ndabaraye wese kubera inzoga, mba nikubise hasi. Kandi ubwo ngo natangiye iki kwihagarika, nawe urabyumva, narakomeje ndinyarira. Ubwo umuzamu wanjye uko yakambonye abonye ntembagaye, yaje yihuta aje kumpagurutsa. Nuko rero araza arampagurutsa, amaze kumpagurutsa ansubiza mu nzu. Mwa bantu mwe, ubwo yansubizaga mu nzu nibwo byarangiye umuzamu turyamanye, ndetse yewe yanaraye iwanjye mu nzu icyo gihe. Ati byagenze bite? Mu by'ukuri igitumye nza kuba habona ubuhamya, ndagira ngo mungire inama. Ubusanzwe njyewe ndi umukobwa, ndibana mu nzu yanjye, ndetse yanjye bwite nubatse nyine. Hanyuma ariko nta na fiyanse ngira, nta mukunzi, ndi umukobwa uri aho gusa nyine. Ubusanzwe ndifashije, mfite akazi keza, mu by'ukuri navuga nti mfite amafaranga, si menshi ariko ndayafite. Hanyuma kuko nkunda kumara igihe kinini rero ntahari, nk'iyo nagiye gukorera mu mahanga, byatumye nshaka umuzamu uzajya unsigarira ku rugo igihe nahari. Ni umuzamu nizeye, namurangiwe n'umuntu nizeye. Uwo muzamu rero ubu tuvugana, icyo gihe turyamana twari tumaranye igihe kingana nk'imyaka 4 andeberera urugo. Urumva umuntu tumaranye imyaka 4 ni umwizerwa pe, nta ngeso zindi ndamubonaho, ni umwizerwa. Uwo munsi rero turyamana, mu rugo hari habaye ikirori. Twari twagize ikirori nk'abakozi dukorana, harimo umwe wagize aniversary, noneho tujya kugikorera iwanjye mu rugo. Ubwo icyo kunywa cyari gihari, inzoga zari zihari, ibintu byose, yewe na zamu twaramuhaga akanywa nubwo yari ari mu kazi, twarasangiye. Iwanjye rero hari haje abadamu, abakobwa, abasore dukorana, abagabo. Cyari ikirori kabisa, kandi twarisanzuye turanywa pe, kugeza ubwo dusinze. Ewana turasinda, ariko byumve bigeze nka saa 6 za nijoro rero baratashye, batangiye gutaha, dusezeranaho, barataha, nsigara mu rugo. Nabwo kandi mu gutaha twagiye duhamagara abashoferi baza babatwara, kuko bari basinze cyane, nabo ntabwo ari njye jyenyine. Uko bakagiye rero naryamye mu ntebe, yewe nta nubwo nigetseho umuryango. Nashidutse nasinziriye aho mu ntebe kubera za nzoga, sinakegekaho umuryango, sinagirane. Ikintu cyonyine nibuka nakoze, nahinduye imyenda, nkuramo imyenda nari nambaye y'ikirori. Ngira ngo murabizi abantu b'abadamu cyangwa abakobwa, ibintu by'amasutiye nyine biratubangamira. Naragiye nambara agakanzu k'umukara nkunda kurarana, kabonerana. Nuko ntumbaze ngo nasinziriye ryari mbese. Nongeye kwicura nka saa 7 n'igice, nshaka kunyara. Nari mfite ikizunga pe, ndi kuzungera. Ndahaguruka, aho kugira ngo nsubire mu nzu njye mu cyumba nihagarike nanafunga umuryango, naragurutse njya kwihagarika hanze. Niba hari kubera inzoga, numvaga hari wagira ni nka saa 3 za nijoro, ntabwo nari nzi ngo amasaha ageze. Narasohotse rero kubera n'inzoga n'ibiki, mpita nsutama aho mbonye, mpita nsutama nyine ndanyara. Mu kunyara rero urabizi umuntu wasinze iyo agiye agendera ko, narasutamye n'ikibuno hasi ngo da. Amahirwe iwanjye hazengurukijwe nyine amapave,
n'ahari udupasiparume ni hakeya, nakubise ikibuno hasi ku mapave. Uko nakaguye aho kugira naniramire mpaguruke ampaye nka wese mandabaraye ndyamye hasi. Ubwo kunyara reka se nakubwira ndakomeza ndadudubiza. Zamu wanjye mana akunda akazi yari yicaye kuri gate. Uwo mwanya yaje yiruka nkati mabuja ubaye iki, arampagurutsa arabibona yari yabonye n'ubundi ko twasinze. Arampagurutsa arambwira ati mabuja ati hangane bibaho, ati ntaga yari amata mwanywaga nta nubwo ari amazi ni akabyeri. Aransindagiza ansubiza mu nzu. Ansubije mu nzu ndamubwira nti se wanjyanye mu cyumba? Arantwara pe angeza mu cyumba. Ngeze mu cyumba namubwira nti se ugiye hehe? Arambwira ati nsubiye mu kazi mabuja. Ndamubwira nti se nta kabyeri ushaka? Arambwira ati aragashaka. Ndangije ndamubwira rero genda ufunge umuryango ufate byeri uza dusangire umuri hano mu cyumba. Zamu nuko buryo yagiye afata byeri arafunga umuryango, noneho arangije ansanga hehe mu cyumba. Umve ngo ukuntu inzoga ari mbi, yewe narabyutse n'ubundi nkomeza gusangira nawe. Maze kunywa nk'uturahure tubiri numvaga nifitiye n'umushyukwe. Burangiyeyo niyo mpamvu mu buzima bwanjye batanzi ntago nkunda gusinda cyane, kuko iyo nasinze cyane ngira umushyukwe pe, kandi mu by'ukuri nta mukunzi ngira. Ni hahandi usanga napfuye kuryamana n'umbonye wese. Inshuti zanjye zo ziranabizi, hari revo dusangira babona ngeze kuri iyo revo bakavuga uti rekera aho ngaho utaza kugira umushyukwe. Ariko ubwo biterwa n'inzoga. Bene aya mawayini y'abadamu, hari amawayini y'abadamu iyo nyine yabugenewe abadamu banywa atera imishyukwe, arahenda araryoha, kandi niyo tuba tubona ari VIP. Umushyukwe warangije muri ako kanya niba ari uko nari ndi kumwe na Zamu. Ndangije nibwo natangiye gushotora umuhungu w'abandi, ntabwo ariko za undi wanyirongore kariyo yayo ko numva mbishaka. Ni ubwa mbere Zamu yari yumvise mvuga iryo jambo mu myaka 4 twari tumaranye, kuko ndabyibuka arambwira ati mabuja akazi kawe ndagakunda, akazi kawe karamfasha, sinkeneye kukanguka ukambwira ngo nagufatiranye mbabarira. Zamu arabyanga ngo ndamukoresha amakosa, byarangira nkamwirukana mvuga ngo yamfatiranye kandi ari njye wabimusabye. Ndangije ndamubwira nti Zamu urumva ndinjije yo kwibagirwa, njye iyo nasinze ikintu cyose ntabwo nyapfa kwibagirwa. Ubwo nyine ndi kubabwira iyi nkuru niyo naba nari nasinze ringana gute mba mbyibuka. Ndamubwira nti wowe humura, nanjye ntabwo nshaka kukubura vuba, ahubwo iyo serivisi irakunda. Zamu arambwira ati mabuja ati se wowe turabona uri umuntu wanze wo kukurongora nkabyanga, ati ikibazo wowe banza umbwire neza niba utari bunyirukane nukanguka ze gushizemo. Ndamubwira uti wowe humura ntago nakwirukana. Uwo mwanya rero Zamu yaje ku gitanda cyanjye, mw'abantu mwe umuhungu ankuramo ka gakanzu k'umukara. Amaze kukankuramo ubwo aratangira ankoraho mu buryo bugiye butandukanye, ankora ku mabere, arantegura ni ukuri. Kumwe nyine umuntu agutegura ukaba tayari, yaneguye yakoze buri hamwe hose. Ariko ubwo kuko n'ubundi nari nasinze, n'ubundi yagiye kubinkorera kunegura tayari, n'ubundi njyewe ndi mfite gahunda y'icyo gikorwa. Ubwo nanjye nagerageje kumutegura uko nshoboye, birangira umutipe nawe yambuye imyenda arandongora. Yandongoreye iwanjye muri icyo cyumba ewana, nako ko yari yanyweye rero byari kuva kare, yarandongoye yanga kurangiza. Twakubise ituru y'amasaha 2 ariko iryoshye Mungu wangu papa. Ibi bisore byo mu cyaro rero niba ko biba byarakoze imirimo y'ingufu, biba bikomeye. Umutipe aragufata akaguhwanya akaguhuza n'igitanda nawe ukamwirahira.
zamu yarandongoye iryo joro. Mana, nirinda kumuha amafaranga nasinze ngo ntamuha amafaranga menshi. Turangije rero iyo turu ya mbere twararyamye. Birangira zamu araye iwanjye, bukeye mu gitondo ndabyibuka nakangutse imbere ye, nawe rigari yazinyweye. Mpita nibuka ibintu byose byabaye, ndavuga nti nta kundi nyine byabaye. Zamu muri icyo gitondo rero n'ubundi ntiyari bumvemo gutyo. Twakubise akandi ka burakeye, ubundi ikintu nakoze namuhaye inote y'ibihumbi 200. Ndamubwira nti Zamu rero aka ni agafanta nkuguriye kuko wankoreye ibintu Mana ntakorerwa n'undi muntu. Zamu ati hoya ngo ni menshi, ngagiye kunsubizamo 100. Ndavuga nti wowe bitwara. Ibyo byararangiye rero, ariko buriya baca umugani ngiyo nyihoramo. Umunyarwanda yari azi ubwenge, umunyarwanda waciye uwo mugani yari awuzi kabisa, kuko ntago byatinze ngo ya yindi yonnye yongere isubiremo kona. Icyumweru kimwe cyonyine Zamu namusabye kundaza. Ubwo ntidutangiye gukurura agakungu, umva, gusa ntago nongeye kumuha amafaranga. Umuhungu twarahararanye, buri uko niriwe mu rugo kuko weekend ntago nkora. Ubundi weekend yarageraga nkasohokana n'inshuti zanjye, abadamu dukorana, cyangwa nkajya gusura nyine abashuti. Ariko weekend natangiye kuba busy, batangira kujya bambura. Nta kindi kintu bahuraga bambaza, wagiye he, wabaye busy cyane, byagenze bite? Nabaga ndi kumwe nande na Zamu. Zamu twagiranye agakungu, turakururana. Nyuma natangiye kumwishimira buke buke, birenga kuba ari umukozi wanjye aba inshuti yanjye. Ndangije nza kwigira inama, ndavuga ntari kuri mutipe ko yanejeje, uwamuhindurira basi amateka. Namushakiye akazi kuko Zamu wanjye burazi icyongereza yarize, nuko atigeze ntabwo yarangije kaminuza, ariko azi ururimi. Namushakiye akazi, ariko ndamubwira nti buri gutaha hano iwanjye nta kibazo. Ndetse rimwe na rimwe akajya ataha akanyuzamo agatinda no kuryama kugira bigaragare ko mu rugo hari umuzamu, ariko akongera akagera. Zamu twabanye mu nzu rero muri ubwo buryo. Noneho Alex yararagamo yo hanze, birangira asigaye arara mu nzu. Zamu aba nka musaza wanjye, cyangwa se nk'inshuti yanjye, cyangwa nka shere wanjye. Ntabwo nari nkigirira ry'imibonano kuko yarandonguraga isaha iyo ari yo yose. Nawe ntiyari akininya nka mabuja, reka umve ngo nta nubwo yari akimpamagara mabuja, yasigaye ampamagara izina ryanjye Claudine. Twagumye muri urwo, igihe kiragera, gusa Zamu akajya agira ate, nyuma y'ukwezi, buri uko ukwezi kugeze ataha iwabo mu ntara. Igihe cyarageze Zamu ntangira kumukunda. Ndangije nibwo naje kumuganiriza, ndamubwira nti ese Zamu, ko nsigaye ngukunda, byakunda ko dukundana tukibanira nk'umugore, cyangwa wowe ubona njyewe bitavamo? Niba bitavamo nta kibazo, ni amahitamo yawe. Ufite akazi, uhagaze neza, numva wakimuka noneho ukibana kugira nanjye binyorohere gukomeza nyine ubuzima bwanjye njyenyine. Zamu nibwo yanyiruriye ambwira ukuntu yankunze, ariko yari yarabuze ahera bimbwira. Ndambwira nti se kuki utabimbwiye? Arambwira ati yari akiniye, ikindi yumvaga bitakunda nyine